arongera aryeho none nkwereka icyo nakoze tamira umuti nta ngaruka byamugira tamira umuti none se buriya arazi kuvara gutemuga uri kumubona njyewe mama ko ndeba urabona ukuntu ameze ese ntabwo muri umuti uri bumufata dukone yewe muragakike umunze kweke ngari yitwa muheza cyane ese mubari ndamuzana gake aranyura aha aze gake ariko wanyumvise ngoyo mama we busa birashoboka moto kuki batwaye moto y'abandi akira ubutunzi mbona ariko akira ubutunzi ibiye wemera akira ubutunzi tunganira uranyumva neza mama ko mbona bitakunejeje birantangaje kuba mbonye ubutunzi nubwo nari mfite yarabungaruri rwose aya mafaranga yose ngana cyose urazi kuyamaza iki aya mafaranga rero ndagura inzu nubake n'izindi ngure n'izindi moto 3 nzuzuze mbone naho kuryama ntakodesheje ubundi wari uri mu bukode narindi mu bukode tubaye ikaze kuri Souvenir na Fani TV. Sinonge ko ikaze bakunze bacu mwebwe mudukurikirana umunsi ku munsi ni Smart Boy nk'ibisanzwe uyu munsi nanone byabaye ngombwa ko nza kubagezaho inkuru iteye uko mushobora kubaza ati ko muri kumbona hano muri kubona ndi kumwe na muzehe ndi kumwe n'umubyeyi hano mushobora kubaza ati byagenze gute uno munsi rero umubyeyi amamuze mu masaha ya saa 4 ambwira ko yifuza kuba naza kuba mari kugira ngo nze kuba umuhamya wo guhamya ibyo nza kubonera aha ngaha mama imeze rero meze neza ariko si neza cyane amazina bakwitanye yitwa Maria Shakira ngiye ko nari uramamaza amasaha ya saa 4 umugara cyane muri ati urifuza ko naza kuba ndi hano kweki wifuje ko naza kuba ndi hano impamvu nifuje ko twaba turi kumwe kuvuga ngo nagiye ku bantu batandukanye nagize ikibazo cy'umumotari nakoreye amafaranga bishoboka ndihiringa ndaburara ndabwirirwa ngo nshoboye ngura moto nguze moto ndavuga nti ngomba kuyiha umuntu akayikoresha akiteza imbere nanjye akanteza imbere yamverishije inshuro 2 iya gatatu ndamubura njya ku muganga wa mbere umuganga wa mbere mu 500 njya ku wa kabiri muha 500 njya ku wa gatatu uwa gatatu anca amafaranga ariko ndavuga nti sinakomeza kwizera gutanga amafaranga kandi abo wagiye amafaranga byagenze gute ntabwo yagukoreye gahunda washakaga ntabwo yamugaragaje abona nahaga amafaranga barambeshyaga bakambwira ngo genda uragera mu rugo ihageze ariko nagera mu rugo nkategereza umunsi wa mbere wa kabiri nkarinda mari cyumweru ntawe hanyuma wenda ntabwo nshaka ko twiharira ijambo amaye ndagiye n'abandi hano hano ntabatinya papa mwiriwe neza mwiriwe mwana wanjye uranyumva ndakumva uno mubyeyi yari yambwiye ko tuzana no sinzi niba yari yabibasabye ariko wenda yari yambwiye ko mwabimwemereye hari ikibazo kuba turi hano yarampamagaye kuri telefoni ansaba ubufasha uranyumva neza ndakumva ubufasha nemwere kubumuha uyu mubyeyi yarahemukiye umwana wanjye uranyumva twebwe niyo mpamvu tugomba guhigisubiza abantu bahemukiwe byumve wa mwana we hanyuma se ubwo iyo moto kumva hari abaganga bagiye bamutwara amafaranga kandi bamukoreye serivisi yashakaga iyo moto turaza kuva hano tuyibonye moto yabonetse n'uwayitwaye mwana wanjye nayizanye mwana wanjye nawe ubwe arayibona azayihuna ntazongera kuyiwamuhemukiye mwana wanjye uranyumva neza yabonetse ubu gahunda iri hano niyihe biragiza kugenda gute gahunda iri hano mwana wanjye moto iyo mubyeyi yayibonye iminsi yamaze atayibona yamuverishije rimwe gusa akimugurira mu ndushyi yageze y'ibibaro bye uwo mumotari namushitse namuzanye moto yabonetse emeze nahise namushyira mu poto mwana wanjye moto irahari kugira ngo abone ndamumanika kugira ngo abyemere yabonetse
gahunda ni izanyu w'ababyeyi ubwo ibindi nabyo nditari kubigeza ku banyarwanda nibo mumaye uburenganzira. Ugomba kubikora ni ukuvuga ngo moto njyewe mu mbaraga zanjye z'ababyeyi umwana yaranganye angana afite ikibazo muha umuti hasigaye uwanyuma kuko yaguhamagaritse negura wa muti yariye n'ubundi arongera awuryeho ni imiti 3 arongera aryeho noneho nkwereka icyo nakoze tamira umuti nta ngaruka byamugira tamira umuti moto yabonetse dore motari namumaritse hari urabona no nkoni yanjye mama wamubonye ntamubonye urabona ntabwo no nari nkoni nzi ko yanjye ibi bintu byabaho urabona no nkoni yanjye kuri abandi bagiye babinkora motari namuzanye kubera wamuhaye kugira ngo agire umurage wo kubaho aguteze imbere nawe yiteze imbere uraza kuva hariya umuti nagwa ariko mana we Imana ikora ibyayo Imana ikora ibitangaza yagarutse n'abaganga bagafata uranayibona ndayibonye yego ariko se ko ibi bintu bibaho nese araza kuva hariya gutaragira hasi gute ku mbaraga zanjye ko yemeye ibi yakoze ibi bintu bibaho se ngoyo ese uri umuriro ntiwamufata ngoyo umuriro kumufata gusa se ngende kuba amaye umva bagahungu mugira impuhwe n'ubwo wenda ari umujura umva sorokanya amakuru keshanura byemere ndamufite uyu muntu wamwibye yaramuhemukiye none se buri arazi kuva haragutemuga uri kumubona njyewe mama ko ndeba urabona ukuntu ameze ese ntabwo muri umute uri bumufata dukone yewe muragake umunze kweke ngari yitwa muheza gakana ndamuzana gake aranyuraha aze gake wanyumvise ngoyo mama we busa birashoboka moto kuki batwaye moto y'abandi nese umva nyine nese nkakubaza wabibonye none se muga wabibonye moto ni ngiyi moto yawe ni mama moto yanjye ni n'amahembe nayo indi kasika yijyanye se nzagura ibindi nayijyanye ntacyo bitwaye ariko ibyanjye ndabibonye iyi moto yarayimaranye igihe kingana gute yarayimaranye amezi 3 ariko muri aya 3 yampaye amafaranga inshuro 2 zonyine nabigukoreye ngewe mugakora ndembeye mugura renze nabigukoreye mama niyo hariya wayibonye uranyumva neza ntago urashidikanya koko se ibi bintu n'abandi ujya ubabwira uwo niwe ngiye muganga gakora igihe nahereye koko n'abandi ujya ubabwira ko ngoyo ayo namuhaye ngiye kuyashakisha mwongerereho yayandi mbere rero muhaye ngayo nari namuhaye 350 ngiye gushaka ndi nyamwongerereho ko goma kuzagwa 600 iyi 600 mu 3 hasigaye ayo ngaya nabiri n'itanu nkamwishyura nukurura ko hari ikibazo ufite uno muganga ni n'umwana mwiza we umuha igice kiruka kima wabonye muti mutari kubera ubuhemu bagiye bayarya kubera ubuhemu yakoze ngende ndayisanga ariko noneho muganga we ntacyo nagushinja yewe n'abandi bajye bakugana bareba aho ari izindi wenda turetse wenda ibyo byo kuvuga ngo kugarura ibyibwa ari ikindi ukora nanga n'ubutunzi ngewe nanga ubutunzi ukagirirwa nanga n'ubutunzi none se mama wewe ibijyanye n'ubutunzi bimeze gute ndabukeneye ntabwo rero aramusabye ariko ntabwo nari nabarabamusabye ariko ubangiriye neza nahava njyanye moto nkabona n'ubutunzi nkongera nkagura indi kasi uzava kuri moto ugure n'imodoka ugure n'amatayi n'ubutunzi ndabutanga nguhaye impundu we nanga umva umunsi wa n'izindi ndwara uvura n'ibindi bikorwa yego ngarore byibwe uranyumva neza uranyumva nawe unyumva ngarore byibwe abagore baca inyuma abagabo babo
tukabagaragaza, abagabo baca inyuma abagore babo tukabigaragaza, tugatanga n'ubutunzi. uri kunyumva? ushaka kugira ngo bene uzakira ubake n'itaje warabaga mu nzu ya konosha kubaka itaje, tuguha ubutunzi ukazamura ubutunzi ukabaho neza n'umuryango wawe nawe ukazamura wakene. uranyumva? ngiye banyita muganga gakondo gakufi. none se muganga ubwo butunzi ariko gusaba urabumuha? ubutunzi ntabwo arabunsaba, namugarurije moto ye, tugaruze ibyibwe nibyo yaje kugira ngo motari yaramwibye. ubwo butunzi nabwo ndabushaka ngendere rimwe. none se muga ubwo butunzi urabumuha? ayo mafaranga urayafite se? amafaranga ndayafite, ariko niba telefone abyemera ndayamuha. ayambere uyamuha bwo wari wayamuhaye kuki se? wari wamuhaye kuri telefone, wari wamuhaye mu ntoki, wari wamuhaye he? nari nayamuhaye kuri telefone. muga urabyemera ko n'ayandi yagwa kuri telefone? ngewe amafaranga agomba kuyama, ariko inote ya 2 niyo namuciye agomba kuyarambika ahangaha kugira ngo nzamure ubutunzi bwe. hanyuma si iyo note ya 2 ihuriye n'aho ngaho wari umuceri bari 100 nangahe? agomba kubanza akarambika inote ya 2 ahangaha. hanyuma yo ngayo yanditse bikagira ayo yandi aza kuri telefone mwana ubwo niyo yishyura mbere birameze gute? ntabwo ni inote ya 2 igomba kubanza ikacanga imiti kugira ngo maje kujya mu hanyuma yo yandi mubwiye 100 bimeze gute? ayo yandi 100 agomba kuyohereza nyuma yo kwatanze 2 andi akazaza nyuma. ese ibyo 2 ababitanze kandi ababishize hano 2 nibyo gukaranga imiti 10 cy'abakurambere. hanyuma yo yanditse bigenda gute? yaguha gute? ayijana agomba kubanza akanyereka ko yanyeretse ayo kuri telefone, ayo ngayo namuciye nayo akayama kuri telefone, namara kuyabona noneho nkahita mukorera icyo agomba gukora. ubwo niyo guha mbere se nanyereke message kwe yambaye nimero urayizi? yarajisitiye ndayireba nkakatinga gutya nkahita message ngiyi nangaho mu kiro n'ibihumbi 150. igiceri nayibonye. ibira biceri birengaho se? nayibonye ni abakurambere mu gicumbi nibyo kubikura. nayabonye arakurikiraho ikirere. ikintu kigiye gukurikiraho noneho. uranyumva? yego. wansabye moto yawe ndayiguha, motari yari yarayibye ndayiguha, uhita usaba n'ubutunzi bw'umutungo kugira ngo uzabeho neza. byose urambona ni ukuvuga ngo nayo kuri message nakwatse na bya 200 wabimpaye. uranyumva neza? n'abandi bose uzajya ubandangira. ndakubwiye ngo amafaranga ku message nayabonye, ahubwo wowe none se mubyeyi inote ya 2 nagutumye wayizanye ngo uhite uyirambura hano hasi ku gitenge, uhite ubikora neza uyirambure neza nyibone. nayizanye yishire ku gitenge neza, arayarambika hano ku gitenge ku gitenge kino nabanza kirambure neza. turebe ko nabyo nibi bitangaza bya mbere byabaye. ndemera rwose ubutunzi ndabushaka ngaya. yego ndayabonye inote ya 2. uvuga ngo inote ya 2 nayibonye. mandwa z'abakurambere kwa Nyirakarangara, imandwa z'abakurambere zo kwa Necinwasi wa kwa Kizabangirungura. wowe umutungo ugiye kubona ubutunzi. uranyumva? ndakumva. no ubutunzi ushaka. uranyumva? uranyumva? byose ngiye kubiguha kuba warubahirije icyo nagutegetse. ngiye kuguha ubutunzi utunga utunganirwe. uranyumva? mu mandwa z'abakurambere bandwa kandi wunguke kandi uzatera imbere n'imiryango yawe n'inshuti bazakunda bose uzabahe ikizagukomokaho. akira ubutunzi, akira ubutunzi, akira ubutunzi. akira ubutunzi, akira ubutunzi. iyo wemera akira ubutunzi utunganira. uranyumva neza? birantangaje kuba mbonye ubutunzi nubwo nari mfite yarabungaruriye rwose. aya mafaranga yose ngana cyose uraza kuyamaza iki? aya mafaranga rero ndagura inzu nubake n'izindi, ngure n'izindi moto 3 nzuzuze
mbone n'aho kuryama ntakodesheje. ubundi wari uri mu bukode? Narindi mu bukode narihirinze, ariko ubu ngubu bw'amaye ubutunzi ndongeraho, nimara kongeraho nzagurira n'abandi. Nzagurira n'abandi, nzaziha abandi n'ibyishimo ufite wagira ngo ibyishimo ndabifite rwose. Bungiye kugenda amafaranga angana gutya yose, ngiye kugenda, ahubwo sinzi niba ndi bubone abamperekeza kugira ngo ryama mu mafaranga. Mwasabaga ntimwabibonye? Twabibonye, ahubwo uri kudutsinda. Wanzaniye umunyamakuru kuko ubufasha namuzanye wansabye kubera yuko ahandi nagiye njya bagiye bambeshya, ariko wowe umpaye byinshi birushijeho. noneho umunyamakuru wanzaniye akweretse ko ibyawe nakubwiye ubufasha nshoboye mu bushobozi. Nabo ubutunzi bwanjye kambujyana. none se papa nakubaza, wambaza umunyamakuru, uyu mubyeyi aranyitabaje. none se izi mbaraga muzikura? izi mbaraga tuzikura mu gicumbi cy'abakurambere, kwarazwe n'abakurambere b'ababyeyi. muze kuri kuvuga nkanga, ngomba kugukanga wowe wa mwana we, kuko wowe izindi ndwara n'abari hanze se urabafasha? abari hanze bonyine se, muri Amerika hose, Burayi bwose baraduhamagara, no muri Afurika. umva wa mwana we baravuza. tunagiye mbona ufata kumutamika yego ni igicumbi cyo kwa Nyakorongoro mu mbaraga z'abakurambere, ni igicumbi cy'imbaraga. ntabwo imiti yakora tutaramutamika. yego abone moto ye, abone n'ubutunzi. uranyemera nomero zanze kuzishyira ku kiganiro? ndakumva zishireho, ahubwo bajye batwitabira cyane. batwitabe bakunze bacu, ngerekane uzishireho. tubaye ikaze kuri Suganini na Fani TV.